umwana imyaka 20-30 ugiye kwica abantu, guhotora abantu, uri gukorera Kagame uri gukorera iryo joro, arimo arahagurutsa abantu abatunga inkoni nk'umwidishi, abwata ariko nkawe uraseka, ikiguseka n'icyaha, kuba mu nama n'icyaha, arajyaginga ntawe umujyaginga. Kagame wagiye gukorera yishe Kizito umwana basangiraga wine, bagakompoza indirimbo y'igihugu. Ubundi wowe uri kujya kwica abantu, byibura wari wakompoza indirimbo y'igihugu ngo wumve uko bimera. Byibura se wari wicana na perezida muri Bingaro mukamara icyumweru, iminsi 2-3, ukwezi kumwe mukavugana kuri telefone, ukayakwishuka ukamusa. Ibyo byari byakubaho kugira ngo wumve ko bimera. None umenye ko umuntu byarangiye anakwishe, akica na nyoko, n'abakuvugira, bafiyanse bagahunga igihugu, n'abandi. Ibyo bintu byo bitekereza ko uwo muntu navuga ushaka no kwihomaho ntakina kumariye, aho gusibye kugushyira mu ngoyi y'ibyaha, guhotora, kwica, gushimuta, ukica abavandimwe bawe, inshuti zawe, abana bawe, just like that, right? Just like that. Nta cyiza rero nko kwitandukanya n'umuntu ukifatanya n'igihugu. Igihugu ubuhereye kuri murumuna wawe, ababyeyi bawe, inshuti zawe, umuryango wawe, kugera ku muntu wanyu utazanye mu bya bintu byanyu by'ubwenge buke byo gucama abantu kabiri. So reka tugende straight. Ejo bundi natangiye twavuze kuri Kajuga Robert, ndagira ngo babwire ngo Kajuga Robert nabatekereza ko namwibagirwa cyangwa se ibyo bizarangira. Ubwo Kajuga Robert dosiye yenge ndayifite, dosiye ya Kajuga Robert ndayifite. Uwe wayemera utayemera ni yanjye ku giti cyanjye, nanjye nayikurikiranira. Kandi uwo nakeka ko cyangwa nashaka ko ihana cyangwa se ibaza, mfite ubwo bushobozi bwo kubikora. So ngiye kukubwira Kajuga Robert ni ukukumenyesha nabyo bimenye in case utabizi. Ntago ari ugutanga abagabo cyane no kuburana ko nta kintu na kimwe mburana namwe kumwe muri imbohe, ahubwo nkeneye kubohora. Icyo nshinzwe no kubabwira no kubavugira, nkuko niyemeje kuvugira ikiremwa muntu no guhagarika akarengane gakorerwa ikiremwa muntu. Nta kintu. Kajuga Robert wajya gucukura amasano ushaka kumenya for sure ni mu kazi ni cyane anko cyane iki, amasano arahari. Kandi wabihakana kuri isi Imana mu bagabo bafite imbaraga ba mbere nemera pe, bashobora no gukora ibitero by'ubwiyahuzi muri leta ya Amerika, kwataka za ambasade cyangwa amahoteli. Uwo muntu ni Kagame, umuntu ushobora gufata igihugu nka Kongo akakimanaginga akakiyobora imyaka 30, agafata n'uwari perezida akabanza akica papa we, yamara kwica papa we agafata umungu akamushyiraho. Hasi ubwo mujya mwibaza, iyo mushaka kuburana nko kuri ba Kajuga Robert, mwibaza ko Kabila uriya mureba niwe muntu wenyine ku isi wabaye hari umunyembaraga kugeza n'isari mu bamiliyoneri ba mbere utarigeze ubaza n'ikirere cyangwa no mu mutima baze ngo papa byagenze gute. Dosiye ya Kabila ya papa we, umuhungu ni nawe wayishingure, ni nawe uyifite, we niwe wiciye se. Ntabo bafatanyije n'aka kanya bakifatanyije kwica buri muntu wari we wese ubazi cyangwa se ubarwanya, arangije aba perezida for 4 years. So Kagame ufite izo mbaraga zo kwica umuntu agashyiraho n'umwana we bagakorana aka kanya bakafite na gahunda yo gucamo Kongo ibice bibiri,
bakaba bafite imbaraga zo gufata ubwoko bombi bagakomokamo. Kabila sinzi ubwoko bwe, Kagame ni umunyarwanda wabayeho no muri Uganda, sinzi ubundi bwoko bwe, ariko bivuze ko ntabwo yabayeho muri Kongo. Urabyumva, si umunyamurenge muri make. Ariko Kagame afite ubushobozi bwo gufata abanyamurenge, bamwe akabagira Kagara, abandi ngakabagira ngibifobagari. You see that? Kagame afite imbaraga zo gufata guverinoma ya Nkurunziza, Pierre mu Burundi, agafatamo abantu nk'abani Yombare, bagakora coup d'etat, aho binaniranye Kagame akagira imbaraga nk'izo Tanzania nayo yagize zo gufata Pierre Nkurunziza ikamugarura ku butegetsi. Ni nk'izo Kagame nayo yagize zo gufata babwangije nawe akabahungisha, nawe akabaha icumbi. Uwo ni Kagame mvuga. So uwo Kagame wawe rero ntago Kajuga Robert ari izina ritoya, wenda Badirama yaba izina rito, ariko Kajuga Robert ntago ashobora kuba izina rito kuri Kagame, kuko niyo twahakana amasano tugahakana n'imikoranire ye n'inkotanyi RPF, urabyumva, twakeka ko zaturokwe jenoside zo zayikongeje zikanayifasha interahamwe kuyikora. Kajuga Robert uwo mvuga ni perezida w'interahamwe. Kuri njyewe nka Badirama wemera nkanarwanya jenoside yakorewe Abatutsi n'igisa nkayo, waniboneye ibyo bintu n'amaso yanjye, numvaga ko kwinjira mu gihugu kwa RPF, numvaga umuntu wa mbere, target ya mbere no gukorwaho ubushakashatsi butabo, byaba na ngombwa bakamwigira bakamubakira na statut yo kwiga ubugome bw'umuntu w'inyamaswa, numvaga target imbere number 1 yagombaga kuba Kajuga Robert nk'umuntu wari uhagarariye nka perezida. Nkuko target ya mbere ya Kagame yabaye Habyarimana, akavuga ati wowe ni target yanjye, ni nkumanura buri kimwe cyose nakibona in control mu Rwanda. Ninjye mu president urabusigaye, ninjye mufite imbaraga, ninjye mu president urabusigaye. Kandi bina making a sense. Mwibuke ko Kagame yari afite amasezerano ya guverinoma yamaze kuyisinyira, bari bayifite guverinoma yose, n'ubundi yari iri hafi ku Murindi. Igice kimwe cya guverinoma cyari ku Murindi, kirimo Batwagiramungu Faustin, kirimo abo odetanye mu bande naba benshi cyane, n'aba officier bakuru bamwe bagomba kuyobora polisi. Amasezerano yari ahari, ariko avuga ati target yanjye ya mbere kugira ngo noneho ari nanjye uza kuba perezida, kuko Kagame ntabwo yari yaselectinzwe mu bagomba kuba perezida. Habyarimana agomba gukomeza kuba perezida muri ya guverinoma, bavugaga ngo yagomba guhura abanyarwanda. Maybe nkeka ko yibaho jenoside ritari kuba cyangwa si kanaba, ko si gusa duhorana ikibazo cyo kubemba kuko yarategurwa cyatategurwa, ariko ejo nabivuze nge sinjya ngindi mikuru ibyo bintu, inkiko zo zarayibuze ko yateguwe. Ibyo byo muzabibaza inkiko, kuba yarabaye turayibonera, miliyoni yacu y'abanyarwanda iragenda, ariko gutegurwa byo inkiko zarayibuze, nyuma yuko leta y'u Rwanda ya Kagame ubwayo irigitishije perezida w'intera hamwe, wenda ari wagombaga no kugaragaza na statut wenda bategura iyo jenoside. Kajuga Robert Badirama ni akantu gato, ariko Kajuga Robert ni ikintu kinini ku muperezida nka Kagame maze kugusobanurira. Ushobora kuyobora ikindi gihugu mu myaka 30, agakora coup d'etat, agakora ibitero by'iterabwoba muri Amerika, hereza ingabo ze muri Zambia cyangwa muri Central Africa, 5,000 by'abantu bagapfa mu kwezi kumwe. Uwo Kagame afite imbaraga, agasinya amasezerano yuko amaze imyaka 30 yica abantu, aga ibitero ku butaka bwa Kongo, akayasinya kongera agafatana za Uvira, kongera karakomeza karwana n'Isara rwana n'ejo bundi yishe n'andi bantu ngo muri UN na ry'iperereza cya muri amaperereza. Afite iperereza rya UN, usibye ko ryanasohotse igaragaza ko nyine abahungu y'abaye mu 23 nibo bohereje zira drone kuri bara abakozi ba UN. Icyo ni cyaho u Rwanda rufite mpuzamahanga, aka kanya dufite kiri gukurikiranwa aka kanya hangana nicaye. So uwo muntu rero Kagame ufite izo mbaraga, nkeka ko perezida w'intera hamwe ni ikintu gisobanuye
kinini ku gihugu cy'u Rwanda n'amaraso y'abanyarwanda n'abarescape cyane cyane ba jenoside. Reka kuvuga Badurama, tubwire kuri Kajuga Robert nyakubahwa Perezida Paul Kagame. Wowe n'inteko yawe na RPF yawe ndabahamagaye, mureke kuza kwicaza abayobozi mu ngoro ya FPR mubabwira ubusa nkaho muba mutazi ibyo mugomba gukora cyangwa ibyo mwirwa mukora mu office. Ntabwo tuba dukeneye kumenya ibyo bintu byanyu byo kuza gutukanira imbere yacu, n'undi ntacyo mudufasha. None mujye mukomeza mutukanira iyo ngiyo kuko nta kintu bitumari, kuko ikintu twamaze kubona nuko abanyarwanda dufite ibice bitatu, tugabanyijemo ibice bitatu. Hari perezida utagira umuntu n'uyu n'umwe ufite icyo yamubaza, ufite uwo yakwisobanuraho, ufite uwo yatanga raporo, kandi ibyo ntabwo byemewe. Hagakurikiraho abo yita abayobozi, abatuyobora. Abo nabo umuntu batinya mu gihugu wenyine ku isi y'Imana ni Perezida Paul Kagame. Hagakurikiraho abaturage. Abaturage twebwe dutinya kuva. Bro, ikitwa umuyobozi wo mu Rwanda niyo yaba yobora, hari nyumba 10 buriya, ariko niyo yaba yobora abantu ku muhanda avuga ati munyure hano byonyine gusa, ayobora n'iriya tente ya murica mwiriya tente byonyine gusa, uwo muntu abatinyitse ku rwego rujya kungana nk'urwa Kagame. Kugira wumve the thing ukuntu ibintu biba bimeze, uwo muntu abatinyitse ku rwego rujya kungana n'urwa Perezida Paul Kagame. You understand? So abo bantu nkuko mbisobanuye, twebwe umuturage agatinya guhera kuri uwo muntu uyobora abantu inzira ukazamuka ajya kuri perezida. Abaturi hejuru bo bagatinya nabo perezida gusa. Ubwo nawe wumve ibyo bintu ukuntu byahura. Abaturage nta ruvugiro na rumwe. Hanyuma abayobozi nabo nta ruvugiro na rumwe rurenze ibyo badukuyemo n'ibyo badukoreye bayoboye rujya hejuru kwa perezida. Nabo bagarukira nabo bagahita bahinduka nabo udusega, abantu nabo gupfukama bagahinduka gutyo. Ubundi perezida we noneho si no mu Rwanda gusa, we aviolating ayo mategeko yose, agashyiraho n'aya Kongo n'ayo Burundi n'aya Amerika n'aya UN byose akaviolating. Imba mbeshe Badurama muze munyomoze y'ibyanye mbirangije. Icyo nshaka kuvuga rero, uwo muntu ufite izo mbaraga, twebwe Kajuga Robert, numva Kajuga Robert yagombaga kuba targeted kurenza nuko twumvishe ngo Karamira Frodouard cyangwa twumvishe hano banarega n'amazina yabo turanayibagirwa. Zantera hamwe kabombo zagiye zivugwa. Tukareka Kajuga Robert wari perezida wa MRND, intera hamwe za MRND, icyo twita intera hamwe ku isi na Trump njya numve bwangu intera hamwe ngo zisha abantu zakoze genocide. Uwari perezida wabo imyaka 32 ashize, kuba atari kuri target yagomba gufatwa no gufungwa no gutangirwa amakuru bwabyo ni ikintu kibabaje. Ariko imyaka 30 irashize, ngaho mwanore mwe muri hano hagira ukurayo dossier ay posting none ature byibura abe perezida wayibuka, abe perezida wa CNRG, ARG, wa Red Rouge, nanye ndambivuga nkuko nababivuga. Atwereke byibura document cyangwa speech bavuga ati u Rwanda ruzatuza rubonye Kajuga Robert, nkuko mwirwa muvuga ngo u Rwanda ngo ruzakura ubwirinzi bwarwo muri Kongo, aho mwiba amabuye mukabeshya ngo niho bakajuga abana bandi banyu bari, ngo ari uko ngo mumazeho FDLR. Kuki mutakuyeho ubwirinzi ari uko tubonye Kajuga Robert wisha abanyarwanda? Dushaka Kajuga Robert yaba ari umurambo, yaba ari muzima, aho yaba ari hose. Dushaka dossier za Kajuga Robert. Tugiye kujya mu gihe cyo kunama, tugiye mu gihe cyo kwibuka abacu bazize genocide. Kuki mupakira abantu mukabakoresha ibikorwa by'ikoza soni? Muna dufatira umwanya, mudutera umwanya
abantu bahamuka bagira ibiki mwe muza amakuru y'abakajuga Robert mutayatubwira ubwo mukaza guhagarara imbere mu ubusa muduha amateka yabo mwicaranye mukorana mwahaye akazi musavingana buri kimwe cyose kubisha ikiremwe cy'Imana kubisha umunyarwanda umwe uwariwe wese mwe muri gukorana mwe mukadushyira muri drama zindi zo kwibuka mwebwe muri gukorana munshakira ahantu leta y'u Rwanda kuko aka kanya twe nk'abanyarwanda ndi no mu bantu ba mbere mu mbwira yanjye mitenyohereza niyo habaho contribution y'agaciro twarayikoze kuki twakoze contribution y'agaciro igitekerezo cya contribution yo guhiga umurambo wa Kajuga Robert cyarabuze guhiga amakuru ya Kajuga Robert ko si n'umurambo Kajuga Robert ashobora kuba ariho no mpamvu mumuhisha imba rero u Rwanda nta hantu nigeze ndubona ngiye rubura na Kajuga Robert nkaba ntazi n'ibitero twagabye ibitero kuri ba Patrick Karegeya tubicira muri South Africa ntazi ibitero nk'ibyo twagabye ibitero kuri Madame President Madame Fasedi wa Congo imbi bitero nk'ibyo tutarabibona tutanabyumva bigabwa kuri ba Kajuga ngo bagarurwe mu Rwanda twashimuse Rusesabagina twashimuse ba Sankara n'abandi uwo muntu Kajuga Robert Kagame mufite ibyo mupfana intera hamwe yisha abanyarwanda imba Kajuga Robert kwanza ubwatakurikiranwa kuki mushaka ku mwana w'umuhutu wese wivukira mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa se bari bahari icyo gihe ayo mahano yose abo kuki mushaka bapfana ipfumu kuki mushaka bavukana ipfumu kumva ngo bakoze ibi mutazana n'ababikoze nabo ngo bafatanyije nabo ngo bose bahanwe icyo cyo wenda no mu kuyivuga no mu bindi nanjye nemeranya na Kizito ntago nemera itegeko ryo gutegeka abantu ngo abishe barishe icyaha ni gatozi abatarishe nabera 100%. Ahubwo ikibazo cyo gukomeza ko bitwa intera hamwe bakitwa ibiki ejo nibyo nabwiye mubye mureka kuba confuse namwe mwabantu mwibyo mwitwa hari impamvu babita ntabwo intera hamwe ziba mu rugwiro ibyo bintu tujye twongera tubigarukeho intera hamwe zahoze mu rugwiro ntizigeze zinavamo kuva ku bwa Habyarimana intera hamwe zarimo ziyobowe na Kajuga Robert imbara umwuzukuru imbara umwishywa ngo wa Kigeri naho bahure na Kagame aho ngaho ni wari uyoboye intera hamwe hashiftinze iki nta cyashiftinze kuko ntiyanahizwe ntiyanagize iki yakomeje akazi kuko nabamushyizeho nababwiye ko purpose yo kurema Kajuga Robert impamvu wenda wakwibaza tukuki yari umututsi akaba intera hamwe kabombo purpose bamuremye ari ukugira ngo akore nk'umuntu winjiriye abantu ajye yica ngo abahutu ngo bakomeye cyangwa bafite amashuri n'ibindi byose yice n'abatutsi bakomeye bagomba kubitambo kugira ngo abatutsi ngo bumve ko bari gushira ibyamamare byabo byapfuye abahanzi abacuruzi abantu nkabo ngabo niyo mpamvu Kajuga Robert yahawe ako kazi akagahabwa na RPA imba rero mbeshya navuze ngo badrama na kantu gato kuri Paul Kagame ariko no ku banyarwanda ariko Kajuga Robert ntago ari akantu gato ku banyarwanda Kajuga Robert yakoze genocide dushaka Kajuga Robert guverinoma y'u Rwanda dushaka muterane dushaka parliament iterane isubire ku murongo zero hanyuma nibabona igisubizo cya Kajuga Robert yes uzawusubije abanyarwanda ko nge nicyo nshinzwe nge nukubabariza uwo mbabariza ntiyashakishijwe nicyo kimenyetso navuga uwo mbabariza ntimushaka kavugwaho uwo mbabaza bene nyina babishwa bibiki byose baba muri leta ya Kigali ndetse ngiye kuzabashakira amasano menshi y'ibi bintu n'aba bantu kuko nkuko mbibabwira aho uburenganzira bwa muntu buhita bupfira ubundi by'abanyepolitika bagomba kubikora n'abanditsi b'ibitabo ariko biraza bigahita bigera iki ku mwana w'aka kanya ibaza umwana w'aka kanya uvuka ngo nuko avutse mu muryango w'abahutu akitwa intera hamwe ikibabaje suko yiswe hamwe
gusa kwenda bava muri iyo miryango cyangwa se baranabikoze. Ikibabaje ababimwise nibo bahimbye ibyo bintu babikoresha mu nyungu zabo. Iyo ababyibura byitwa ari byo. Ako niko gahina ngiye Badame igihe cyose ngiye kuki abantu babeshyira abandi bakamasika abandi babrandingamo ibindi bintu bitari byo. Uzarakarira Badi, uzakora ikintu ushaka kuziyahure. Nta munyangire ngira, ndi intama y'Imana, nta karere, nta murenge, nta white, nta black, nta China, nta mwarabu, nta mututsi, nta mutu, nta mutwa, nta giki. Human being. Uburenganzira bwa muntu bro, uburenganzira bwa muntu. Ni gute ushobora gufata generation zivuka mu gihugu wowe uzi neza amabanga y'interahamwe uranayabitse uranayasigasira, ariko icyo kintu twebwe ku banyarwanda gitera ihungabana mu mutwe. Umuntu yumva ko interahamwe nyine nuko tuzizi ni nako ziri, ariko abana bavuka, abana mwiza mu ngando, abantu bafite imyaka 30 akakanya bavutse izo nterahamwe mumaze kuzihisha mu rugwiro, zimaze gukora ibyo zikora mumaze kuzihisha, bakitwa abana b'interahamwe. Ngiki by'interahamwe kugera naho mwangaja mugashyiraho na za ministeri zo kwigisha ubuterahamwe ngo n'ubututsi n'ubuhutu n'ubutwa n'ibiki byose, ugashyiraho ministeri nk'iya Bizimana, mukongera mukarema izindi nterahamwe. Mwaremye Kajuga mumushyira mu banyarwanda arabamara, muri kurema Bizimana. Mwaremye interahamwe, muremye intore. Ibi bintu birerekera he? Ibi bintu birerekera he? Hanyuma bavuga ngo Badi twikoreye, byirinde kubijyamo no kubifana no kubishyigikira, kuko byo ntago uzigiye bizatwara. Ariko nakubwiye ngo ni hagati y'imyaka 10 na 15, kuko ubuzima bwa Paul Kagame ntago ari ikinyaremwa gitandukanye n'ibindi. Kongewe ndavuga ngendeye uko ikiremwa muntu cyo paretinga, ko nge sinagira amahirwe mabi nkayo yo kwifuriza umuntu ikintu kijyanye n'urupfu, kandi nzirana no kubona ikiremwa muntu kibabaye. Ariko tugiye mu buzima ni imyaka 15. Imyaka 15 wowe uri rushya ujya kujya muri ubwo bwicanyi, ujya kwivanga mu bya Kongo, ujya gucamo abanyamurenge kabiri, ufata mikoro yawe ukirwa uvuga ngo tugaranga imbwa ngo bariya ngo nta nubwo bazi. Urarwana niki? Imyaka 15 urumva uzabasha kudefanda icyo kinyoma uba uri gukora n'ubwo bwicanyi uba uri gukora? So Kajuga Robert zatumugaruka uyu munsi task, ndababwiye ngo Badrama ni akantu gato, ariko Kajuga Robert ni ikintu kinini kandi ku banyarwanda. Imba hari nabandi kanutume imba nayobye, cyangwa wowe wumva ko ngewe nzi ko igihumbi ku gihumbi tabifite, nibirenze binabikubwira nabyo nzabikubwira. Ariko imba leta y'u Rwanda y'ubwayo ishaka ko rwose inkuru ya Kajuga Robert yitwa ikinyoma kwa Badi, kaho ngiye mbahaye go ahead. Ntabwo ngo ubone leta bashatse bapima n'imva zose bahera Nyandungu bapima imva zose akagera mu Gunga, bazipima akabona Kajuga Robert. Kandi ntabwo Kajuga Robert ariko urumva perezida w'interahamwe. Kajuga Robert ari umuntu ukomeye, at the end of the day tugiye mu matayito ni perezida w'interahamwe, ntago ari umuntu wa disappearing like this. Nakabuga biliyoni yarabonetse. None ikindi cya Kajuga Robert impamvu atanaburana n'amateka ayoberane, ahubwo ari leta yacu yabika, nuko we nta nubwo ari umubiliyoneri, we nta nubwo afite tayiti ikomeye, ari umuntu ukomeye n'uwo kurindwa nkuko n'abagenerali barindwa n'ibiki. Ariko sa ari umugenerali muzo waducitse se? Ari umuministri wa Byema muzo waducitse? Usibye abana be n'umuryango we, kuko bo batanabarwaga muri genocide, bakoze ibyo bakora, nta genocide bakoze, akari mpamvu batafunzwe cyangwa batashakishijwe, kandi bafite no kuba nyine n'abana ba perezida. Ikindi isika byibonera cyangwa natwe ubwacu tukabona nta kintu turi bakurikirana, uko nkeka ko nabo twari kubakurikirana, ko buri muntu wese wakoze genocide turamukurikirana. U Rwanda rufite uburenganzira n'ubushobozi
bwo gukurikirana umuntu wese akoze genocide. Usibye abo ngabo batakurikiranwe, undi muntu w'umugenocideri mona udakurikiranwa aravugwa. Ngewe mu myaka 2 ishize nigeze no kubona n'uwo